bareba abakunzi ba Karima barabibona abakunzi ba Karima murabibonaho nuko barobesha nukuvuga ngo iyo bigeze kuri wa munota wa nyuma uburi ntashobora ushobora kumuhereza n'ibyo utabasha kubona biterwa n'iki ku mukobwa atanya ariko se abantu bose bakurongoye umuntu kurongoye wese akubwira ngo urose yego bakunzi ba Karima TV bakunzi ba Futures Net 7 noneho musanzwe mutubona uyu ni wa mukobwa tubazaniye wa wundi umwe twakosheje mu kwezi kwashize atubwira ko ari umubyinnyi uyu munsi yaje twaje tuzi ko atubwira ati noneho no gusunda ndasunda iyi ni Karima TV yamusuye nanone nubugira gatatu umukobwa witi akira mikoro nyine kujya tuvuge turi gukoresha nenge ngira ngo umukobwa duherukana utubwira ko uri umubyinnyi ariko ni ngombwa ko twinjiramo mu kuganira wamaje kongera kwibwira abakunzi ba Karima TV ndetse na Futures Net 7 okay njewe banyita Tina cyangwa se uvuge keke bishiri korohera Tina cyangwa keke ngira ngo turabyibuka neza ni keke niryo zina ryo mubyinnyi keke tugarutse bwa gatatu niho bari bafite amatsiko bakunzi ba Karima TV ba Karima TV Karima Films Rwanda ndetse na Futures Net 7 keke ari umuntu nyuma twaje kumva ko ngo uzi gukora imibonano mpuzabitsina ngo ndetse ku buryo wanayigisha nibyo wanabyigisha yego yego ça dépend ça dépend n'umuntu yaterwa n'umuntu ari we keke reka twinjiremo mu kiganiro twumve kugendanye no kuba umugabo yaryohereza umugore cyangwa se umugore yaryohereza umugabo keke kugira ngo uryohereze umugabo ni gute ubikora gute nk'urugero nkinjira mu rugo ngende nk'umugabo wawe njyewe munyamakuru wa Karima Films ndetse na Futures Net 7 ninje ndi mu rugo ninje mu rugo ndi nk'umugabo wawe wabikora gute uri umugabo wanjye kamwe mu bintu byumvikana ubwo mugerejwe nkaguhereza keya nkagusuhuza wiri gute ubize ute mugabo mwiza nkakuzanira inkweto ugahindura inkweto kwanza wambaye nkagushira amazi muri douche ugakora douche ubundi nkakwakira nta n'ikibizi wamase cyagiye unyakiri ubwo subwo nagusuhuza gutyo gusa n'umukono hari ibintu bitandukanye washyira ku itama cyangwa washyira ku munwa ni ku munwa nyine bashobora gutuma umugabo wawe kamwe uhita ushyiramo na Karimitire ugahita ubikora nta kintu biba bitwaye byose biba byemewe none nk'uko nyine avuye mu kazi ukamushyira muri dushe amazi n'iki n'iki akava muri dushe ukora iki nyuma yaho nyuma yaho ugomba kumukorera ka massage kugira ngo yumve aruhutse abagabo urabizi baba bagiye mu mirimo bananiwe bakoze akazi kavunanye hariya hanze bari kudushakira ubuzima bagiye gushaka ubuzima bw'urugo nimba rero uba wasigaye mu rugo uri umudamu wowe mudamu ugomba guhakeya umugabo wawe kamwe nimba aje kugana ibintu byumvikana ukamaka massage ukamugura amagufa gahunda mbese no hepfo kuri bya bice by'ibanga ukagenda uhegera ku buryo ashobora no guhita ashobora guhita agira gute kuryo umwinjiza muri mode ukamwinjiza muri mode kumwinjiza muri mode neza nuko nguko kwa massage cyangwa ari ubundi buryo bukora mara stress ntabwo umugabo donc ntabwo umugabo wabereyeho kugira ngo yinjire mu rugo azahita yakirizwa na stress wari uri he biki n'ibiki umugabo ugomba kumutwara gake gake kuko nibyo abagabo bakunda ntabwo bakunda abagore ngo baza bababwira ngo babatumbukira sinzi aho ngaho utashaka kubaka sinzi
nuvuga ngo ukamushyira muri mudu umwakiriye kwa bwa buryo, nta bundi buryo ugomba kuba wambaye bushobora gutuma bumukurura. Okay, ubundi mbere na mbere gusa neza k'umugore nicyo kintu kibanze ngiremo, nicyo kibanze. umugabo wawe uzi isaha atahira aba agomba gusanga nyine witeguye usa neza, ukamwakira ufite fresheri. Ntabwo wajya kumwakira n'imbyiro n'ukuntu wiriwe mu kikoni uri guteka, oya ibyo bintu ntabwo bikwiye. Ubu ufite fresheri, ariko hari n'ukuntu ngo bajya bambara udukanzu dukurura abagabo, ukambara utuntu tubonerana, ukambara agasume mu mabere. Nibyo ni gute? Tubwira uburyo ushobora kumukurura neza ku buryo yumva rwose wayicaraho. Ni ukuvuga ngo biterwa n'icyo akunda. Ubukizi nk'umudamu we, byanga bikunda ubuzi icyo wakora kugira ngo umugabo wawe abone ko byibuze wamwiteguye. Ntabwo uko imyenda buri uri gutekana, ibitenge iki, uza muri salo uze uhita ufata nk'ufata iki, oya ugomba kubitwara gake, agasanga umeze neza, wamwiteguye, umeze neza, ufite fresheri, ukamwakira. None muri cya gihe ufite fresheri ndetse umwitegura umwakira, wowe uba uri muri mudu yuko ushobora guhita uyicaraho nyine bikamera neza, wowe bamaze kumwitegura cyane, ku buryo kuri ya gahunda yakora ibya bice by'ibanga bimeze bite kuri wowe nkawe? ubundi umudamu mu rugo urayiteguye, uhora witeguye ku myanya y'ibanga ku buryo umeze bite? uhora witeguye umeze neza ku buryo nta kintu umugabo wawe ashaka gushaka ngo azakigire kame mu bintu, ku buryo yaza agasanga hari ibyo avuga ngo uba wamwiteguye, ugasanga horoshye hameze neza. Nibyo cyane, ugasanga hameze utadedera gute, hameze ngo nk'igishanga, niko njye numva avuga. Nibyo ubu ni ukuvuga ngo niko wabitegura cyane, ko babitegura abagore, niko ngo biba bigomba kugenda. Reka twinjire no mu mabanga nyirizina yo kurongorana neza, cyangwa se gukora segisi, cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina, sibyo? Ku muntu, ku bantu badahuje ibitsina nyine mvugo, n'umuhungu n'umukobwa. Nkawe iyo ubikora ute? Nkawe iyo ubikora ubikora ute n'ukunda? Ntabwo ari ibintu bihita biza ngo bite biba pafu gutyo. Kuri wowe ubitegura gute? Ugomba kubanza kwitegura feelings bisobanuraho. Yes, feelings komeza kuko mukoranaho n'iki ku buryo nyine ajya kuza gutangira gushaka kubikora umeze neza, witeguye, woroshye. Ntabwo ari ibintu byo kuza ngo ahita avuga ngo urabona aza gufatirana. Mugomba kwiga kwanza kwitegura, nibyo kugira ngo ibyo mugiye gukora bize kuba biryoshye binameze neza. None nibyo biraza kuba biryoshye kandi bimeze neza iyo atangiye kuri wowe ya gahunda yo gushyiramo, cyangwa se wumva ushaka kugeramo, uba wumva bimeze bitewe. Cyane ikiganiro kiryoshye kandi bakunzi ba Kalima TV cyangwa Kalima Films Rwanda ndetse na Futures Net 7, ibi ni ibintu byo muri rusange n'uburyo bwo kwiga uburyo ushobora gukora imibonano mpuzabitsina kandi bitagoye, kandi utameze nka rya tungo, ukarongora umuntu neza, ukora imibonano mpuzabitsina iryoshye kandi iteguye. Ese kubitegura ni ukuhe? Kurikirana kuri kamera za Kalima TV Futures Net 7. Niko keke ni gute? Bitangira uko musomana, mukoranaho, byanze bikunze nk'abantu badahuje imibiri, impinduka zirahinduka mu mubiri wanyu. Ntabwo ari ibintu byo kuza, ntabwo ari ihene cyangwa se inka cyangwa itungo nguze wurira, nguze ngo uhita wurira. Ibintu muba mugomba kwitondera, mukabitwaza gake, gahoro gahoro.
ni ukubitwaza gahoro gahoro. cya gihe ukunda umugabo uhita yamaze guteta gutya kumva hamaze koroha cyangwa se witeguye, ukunda uhita wicomekamo cyangwa ukunda uwinjizamo gake agashyiramo gake agarura inyuma, cyangwa uba wumva wowe ushaka ko bigenda gute wowe nkawe uri mu mibonano uba wumva wabikora ute? Ibintu byose ubundi iyo bigenda gahoro byanze bikunze biba bimeze neza, kubera yuko nta mpamvu zo kuza wirukanka. uba wumva biryoshye, uba wumva bifite isukari. none biriya bintu by'imibonano mpuzabitsina, kurongorana mbese iriya gahunda ibera mu buriri, wowe uba wumva wagereranya n'ibiki biryoha? nta na kimwe kibaho. ni nayo mpamvu Karima TV ndetse na Futures bagusuye, baje kugira ngo wigishe abantu uburyo biriya bintu biryoha. Nubwo waba ufite amafaranga, utabasha gutera akabariro cyangwa kurongorana cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina ngo bikore ku rwego rw'uko uwo mubana cyangwa ugiye kubikora yishima, nawe ngo wishime, nta kintu byose byabimaze. Ni ngombwa ko ubikora ndetse n'amafaranga akaba ahari ndetse n'urwo rukundo rukaba ruhari. siko byumva wabona cyane. none iyo abitwaye gahoro uba wumva ari ibintu biryohereye nyine ko bakunda bifite isuku, biryohera umutwe kwanza ku buryo sinzi ukuntu nabivuga, ni ibintu utabasha kuvuga desi, ni ibintu biryohera. njye mbifata nk'ibintu biryohera. wowe bifata gute? ubifata gutyo nyine ko biryoha kurusha ibindi. none umukobwa keke nguroroshye pe, nguroroshye birenze ku buryo ngo umugabo kugezaho ngo ntabwo ngo yananirwa kongera kwifuza nk'izindi inshuro nyinshi, ngo kurongoye ngo ugira ngo ni kwa kundi umuntu ushobora kumugaburira ibiryo biryoshye ngo kandi ngo atazuba bishyizemo umunyu ngo akazajya yigarura akaba ari ugushaka cyane. nibyo koko? yego. keke none akimara kubikora gahoro nyuma yaho tuba twumvishe tukumva mu buryohe, kugira ngo ugere kuri ya ndunduro ya gahunda yawe ya nyuma, cyangwa se uburyo bwo kurangiza cyangwa uburyo bwo gusoza igikorwa, uba wumva ameze gute? byanga bikunda mwese muba mwaryohewe, muba mwabaye nk'imbata ya bya bintu muri gukora. nta muntu n'umwe uba hariya aba yashobora kuvuga ngo reka pe mpagarikiye oya. kubera ko mwiteguye, ntabanje kwanza iyo mwateguranye umwe yica undi mu mutwe, ntabwo ni ibintu biba bitoroshye cyane. hariya mugeze ahantu bikomeye kandi umwana arira mama we niyumve. ese naryo ukuri kose ngamunyumvire namwe biriya bintu biraryoha. hahandi umubyeyi atumva n'umwana ko ari kurira, hahandi umubyeyi akwita umwana ngo genda, kugira ngo yumve ya gahunda, yumve ko ikintu cyinjira, ibintu byinjira mu bindi. ngo hari uburyo ngo umugore ajya yumvira umugabo ngo ko amurimo umubiri, ngo biba bisobanuye ngo diki irimo imbere, iri mu mubiri w'umugore, ngo nibwo bari kumwumva neza, ngo nkumva neza ngo iyo ndi imbere. wowe nawe ni kubyumva wumva neza umuntu iyo arimo imbere nyine kwa kuri ku izina ry'ukuri ni kubyumva. ni ukuvuga ngo iyo bigeze kuri wa munota wa nyuma uba uri ntashuba, ushobora kumuhereza n'ibyo utabasha kubona. hariya rero aho ngaho biba bitoroshye mbabarira. ariko nk'iyo ku mugabo wenda hari uburyo ushobora kutwereka nk'akantu gatoya, nk'umugabo wenda arangije imbere yawe ushobora kumukorera ubuhe buryo kugira ngo agufashe nawe urangize? sinzi, yegereza imikoro neza. sinzi, biterwa n'impamvu wenda cyangwa se n'uburyo umuzimo. ntabwo abagabo bose ari kimwe. ese tuvuge ko abagabo bose ni kimwe?
n'urugero wenda ntanze nanjye urunguranye n'umuntu yakurungura akarangiza mbere yawe kandi nawe wumva gushaka kurangiza wakora iki? uba ugomba gutangira zero. uba ugomba gutangira zero. ntago ugahita wisubiza inyuma cyangwa hari iyindi tekinike wakoresha ugafata tekinike nyine ukoresha nyine nizihe ugafata iki n'iki ugafata iki n'iki biterwa na kote febrile nyine birashoboka ko ushobora kurangiza hari abarangiza ugahita ubona nyine dike yiraguye icyo gihe ukora iki? ushobora gufata dike ye yego kugenza gute konjo gato cyangwa udatangira ibintu bishyashya? biragoye kubivuga ariko akeka twasimbuke nubwo umuntu aba hari ahantu abageze ku ndunduro kugira ngo arangize ndumva ahantu twahatinda ibyo bintu abakunzi ba Karima filime z'Rwanda ndetse na Futures Unit 7 bahora batugati nyabuneka mujye mutuzanira abantu bavuga ibintu mu kinyarwanda neza kandi bakora imibonano kumva ibintu biranurira. Uyu ugeze ku ndunduro ya nyuma uba wumva wafata umugabo ukamwegereza cyane wumva wabikora gute? uba mubwira kinjizamo indani wumva wabikora gute? cyangwa abantu ntago bateye kimwe abantu baratandukanye ntago ngewe ndibo nta nubwo nabo wowe nta nubwo naburiya nta nubwo naburiya nta nubwo baba na runaka wowe ni wimbaza we byenda bite wumva ushaka kugira ngo bamenye ibyagiye nibanga nkabyumvishe komantere yasanga kugira ngo zabaye nimero no mukora imiti none turasa naho tugiye kugera ku musozo kuko ubutaha wowe uzajya ufata mikoro ubigishe neza tuzakora tape tugenda tubigisha. none abakiriya bawe urabategura neza gute kuzabigisha abakunzi ba Karima TV abakunzi ba Futures Unit 7 uri kubategura gute? nimba bakunze iki kiganiro twari turi gukora bakaba bumva bashaka kumenya ku bumenyi ufite nimero se kubaha nimero ikindi cya kabiri bagakora subscribe ikindi cya gatatu bagashyiraho commentaire and share. ibyo birakenewe cyane kugira ngo tubone ku kiganiro twagiranye na keke ko mugikunze nemugikunda turabona ibyifuzo byanyu kandi ibyifuzo byanyu ni nko kubipa tuzatubibakorera sibyo? none keke umeze neza hari uburyo wamera nk'uhaguruka gato tukareba guhaguruka yego aho ni sawa birashoboka ko wareba n'inyuma gato mera nk'ufata ikanzu yawe turebe gutyo aho ngaho ni sawa mera wenda bizi mera nk'uwunama gato uri kureba ariko kwa runo ruhande rwa hano uru rwa hano gutya muramubona neza murabona ko za bweda zifite simbizi urihuse hari akandi kantu wagiye gukora ongera guke gatoya reka ngufashe iyi mikoro fata agakanzu kawe ukazana imbere gutyo fata kwa kundi wari ukazanye n'icyo ku ruhande gutya yego kuri kanzu nyine ugaragaze ko igufashe gutyo ko igufashe hindukira urebe inyuma ongera ufate neza yifate noneho mera nk'uzunguza bareba abakunzi ba Karima barabibona abakunzi ba Karima murabibonaho nuko barobesha ubutaha zaba ari ugukora no gutwika tukakongora tugatambika tukazamuka mu gihe abandi bamanuka kumanuka biroroha twe tuzazamuka murabona ura mukunzi wanyu nta kindi kimushyira imbere ya kamera no kugira ngo abigishe musobanukirwe uburyo gahunda zimeze uburyo ushobora kunyongera umugabo uburyo ushobora kunyongera ukayicaraho uburyo yoza imashini ikagenda igacapana babandi ngo bajya bapfubye imashini akomvaza bya bindi bya mico ngo ni imodoka kareka nge mvuze imashini nge imashini se nameze yinjira mu wundi nako ngo sakwe gisakoze ngo kirantamira ariko ntikinjomba amenyo ntikinanduma ubwo simbizi nimwe mubizi aho ni commentaire
nizo dukeneye. Muramubona uyu mukobwa ni umwari ariko azi ibintu bigendanye n'imibonano ku rwego ruri hejuru. Nukuri ndababwise ukuri ko nanjye numiwe ubutaha azaba ari ugukongora tuzamuka muri gurumana, sibyo? Saa dutwika gute? Saa dukongora tuzamuka ariko kumanuka ariko biroroha. Kumanuka biroroha wangu, kuzamuka nibyo buraba bikaze. Kazamutse urabanuka. Mwabyumvishe ngo nabyiceka ngo niba wazamutse ugomba no kumanuka. Ubwo no kujya gufite ngaranyo uzi kunyonga. Akira mikoro bana. Ninaye kwamba amajwi numvikana. Ubutaha nibyo bazabasha kubona. Ubutaha uzabira kuko wanyonga. Uzabira kuko umuntu aryama kumbona. Nako kuri dik. Oya ne uriga tugomba kubivuga mu ndimi zose kugira ngo n'abatukurikirana bumva ari ibiki tuvuga. Nubwo biba byanditse mu ndimi zitandukanye baba babisoma hasi ariko tubivuze yego wangu. Yego biremewe. Mwamonye ko no mu ndari zero. Icyo cyana kirahiye. Uyu mwana aroroshye. None kugira ngo worohe niko wisanze cyangwa urundi buryo wakoresheje? Niko wisanze. Wumva uroroshye. Ariko se abantu bose bakurongoye barabivuga. Umuntu kurongoye wese akubwira ngo uroroshye. Yego. Yego. Nakagaruka. Nawe uzaze ngo nzazame kuzunu kuri kose. Ubwo se ngewe birancanze nifitiye inenye kubera ko nahuye na wa mugabo witwa Intama ankorera ishyano, ariko nanjye wamunyereka rwose namurahiraho twenikaga nkamunywesha ikizo nkamunywesha amakashi. Kumva ukuntu bimeze nkamunywesha inzembe n'intsindano. Niko uzamase ko nako nzaze ko uzaze. Ahe nama yakanagiye nzatuma heguka. Hazeguka. Yego. Reka duse naho wenda twiyongeza iminota mikeya ko ndabona bamba barambwiye ngo abakunzi ba Karima ndetse na Futures bohereje message cyangwa se ubutumwa bugufi baravuga ngo mudufashe mwongereho iminota. Mu byukuri nk'abantu nk'abakobwa cyangwa se abantu bajya kurungurana bataracinyeyo cyangwa batanyara, bundi biterwa n'iki kuba umukobwa atanyara? babishya ibintu bazaze imbere ku buryo babikoramo. Ako nakantu mbibiye hibanga. Ariko ngo nta mukobwa utanyara ngo biterwa n'ukuntu bamutegurira. Nibyo koko? Oya. Babaho bitwa bande? Bamukagatare. Yes. Nese iryo jambo ninjye warizanye. Oya yajyanye n'abasekuruza bacu. Nanjye navutse mbisanga. N'abavutse usanga bamukagatare. Wari uburwayi. Kandi wabavura. Oya. Wabarangira. Ariko wabarangira aho babivuza. Se bakwivuza. Niko bameze. Ariko njye numva ku yindi binyamakuru ngo oya njye numva ku binyamakuru ngo baravura bakabibongerera. Ntabwo nakwamamaza ibyo binyamakuru nibyigomane cyetse n'ibida amafaranga. Cyangwa bazajya kwishakisha. None ngo ariko hari n'abahungu batazi ngo kurongora nibyo. Batabizi neza. Barahari. Kubyo ashaka kurongora ukumva neza. Mu buzima bwawe twavuze ibiryoshye. Tumwibiri akayagiye. None hari wabigeze guhura biraba? Yeho. We ntawo mwize guhura ngo ashyemo nk'iminota 10 bararangiye. Ubundi se nkawe ugeranyije kurangiza mu minota ingahe? Ndaza gutangira kujya nyibara nzagaruka ubutaha nyizi. Uraza gutangira uyibara ubutaha uzagaruka uyizi. Mwabyumvishe bakunzi ba Karima TV Rwanda, bakunzi ba Futures Net 7 bazagaruka tubwira n'iminota ushaka kumara ukora imibonano. Ikumva biranurira. None bari abantu babahungu barongora nyine bakangiza babagiriye none. Oya bazajya kwivuza. Bivuga cyane. Zaje? Bazaze mbafure. Bazaze mbafure. None ndumva uri umuganga kandi ugiye gukora umuti ku bijyana n'ubuso uzabavuye neza. Ariko ibyo ari byo byose ushobora kufite ibanga ryihariye kuri wowe. Urarifite? Rirenze. Neza? Cyane.
none nta mitonywa se gahunda yawe ni karemano yawe wisanze uryoshye ariko se koko nawe Imana yaransize bajya bavuga ngo buriya ngo umuntu iyo aryoshye ngo aba yarakuniye kuri aritari ngo cyangwa yarakunnye yereka Imana wowe wakunnye wereka indi nababeshya ni ibintu Imana ikwihera Imana ikwihera ukumva uraryoshye ukumva ibintu biranurira muri wowe abantu bakubwira turaryoshye ukumva ko waje ugenda ukumva kuryoshye kwe wa kabiri uraryoshye ukumva n'abantu banyuzeho barakebutse ko cya gikorwa kiraryoshye ngo cyane cyane ukumva baragusifuye Imana iba yarakwihereye ukumva arakwaka nimero ukumva nawe ukisanga warisanze uryoshye cyane nk'urugero watwereka se rugaragaza umukobwa uryoshye n'umurori ni akabanga n'ingaruka bazabibona ubwo byo ni akagaruka wamba wari ukarubeshaho gatoya abakunzi ukababwira uti umukobwa uryoshye umurebera n'ingaruka zaza byose ndikwebereka none nk'umukobwa gukora imibonano n'umukobwa waciye imyeyo ari we munyarwandakazi cyafite umunyarwandakazi cyangwa se yaragiye mu rubohero no gukorana imibonano n'umuntu usiramuye n'udasiramuye udasiramuye ndetse n'usiramuye wumva batandukanira njyewe udasiramuye nawe turahura ntabwo murahura uko watangiye gukora imibonano tuyikorana n'umuntu usiramuye ariko se hari abantu bavuye ku isilamu bamaze nk'ibyumweru 2 hari n'abamaze n'imyaka nk'icumi ntabwo nabasha kubimenya umva imboro iriyo hariya ntabwo nabasha kubimenya zose ziryoha kimwe hari abagira imboro ngufi n'abagira ndende ziryoha kimwe biterwa n'ibyo ukunda wowe ukunda iki njyewe ubuzima bwanjye bwite ukunda iyihe ntabyo uvuga ntabyo mvuze ibyo shavuze kwenda ukunda n'ikirere nkajya kunaguza koko nako cyangwa ushaka kumenya kugira ngo nawe uzi oya nanjye naza ariko nese sindi umutipe mbigize ibanga bigeze ibanga nuvuga ngo n'udasiramuye ntimurabonana ntabwo turabona nawe uze kumunshakira nzamugushakira bampaye n'ikiraka mwabyumvishe abakunzi ba Karimati uzama amafaranga ngewe numva uko bimera subscribe hasi aho ngaho like commentaire ndetse ushyire no kuri kakazogera mu rurimi rw'igifaransa ni sabone shyiraho sabone kugira ngo filime zacu ndetse n'ibiganiro tujyana na star ujye tubibona ku muntu wa mbere nta wundi muntu urakireba none keke ibintu byose ko numva uri kubigira bwite bwawe mwa hari ibintu byibanga nawe nashaka kuvuga uyu munsi reka kwanza mbanze ntegereze uwo nguwo umushi mu testing ubundi nzagaruka mbibabwira uzaga kubivuga hari uburyo ngo bwo gutereka amaso gaterekera igiti amaso kitakiva mu byacyo akumva nyiraguwe neza mutima nawe ibyo ni bikora erega abantu bakunda bitandukanye ushobora no kuyatereka ntakura yakuyatereka akaba hari undi wakubonye nyine n'ibyo ako se nkuwatereka ute ko mbona igihe twari tuvuganye nahoze mbona wayateretse mu gihe cyose naremo ubwo bugiye kuri bandi ni ngo narashize narashize kuko ndataminduramo ngo nashize ubwo niko bimeze none gukunda inzara ndabona ufite inzara zisize neza n'iminwa wasize neza ndabona winamikiye neza mbese uri icyana kiryoshye uri igikobwa kiryoshye mbese no kureba arabona koko ya gahunda ariko imeze sibyo ariko kuki ukunda kwimakiya ndetse n'inzara ndende uratubwire mpamvu yegereze mikoro ngenda bikunda urabikunda gusa cyangwa nuko bikugira ukunda ntago bingira ukundi kuntu kuko ndiwe ntago byahinduka yamba bikunda nyine nkunda gusa neza kunda gusa neza none hari turashaka kugera ku musozo tugasoza imibonano mpuzabitsina hari kuba umuntu yakujya hejuru posteri waki mbese n'iki ari no kunjya numva ngo akinyuma nkumva ngo akinyuma nagake
wowe ubyumva ute hari ahantu kukuryamaho cyangwa se kutakuryamaho mukicara hari positeri nyinshi wowe mu buzima bwawe ukunda iyihe positeri uri kwitekereza memwe hanganye kubera yuko mba nzi nyinshi ndacyari kuyiga numva ibiryoshye kurenza ibindi ngamunyumvire kwereke namwe mutegereze twumva iryoshye yishireho twumva ari wayibagiwe zose zirakuryohera zanze zose zinurira mwabyumvishe zihanurira bakunzi ba Karima TV cyangwa se Karima Films Rwanda bakunzi ba Futures Net 7 uyu ni wa mukobwa Keke noneho ubutaha azaza abivuga byose abigisha neza ndetse n'ijwi ryanjye ntimuzigera muryumvamo azaba ari kubibigisha neza kuva ku munota wa mbere kurinda ugera ku munota 60 bizaterwa n'ibyifuzo byanyu uko muzabitwereka ko mubikeneye nibwo natwe tuzabikora kwifuza kwanyu ni nko kubipa icyifuzo cyanyu ni nko kubipa Keke wabyumvise icyifuzo cyabo ni nko kubipa bakora iki kuri yicano wallahido bakora iki kuri gutyo gusa nakagaruka shaka nakagaruka